twakira umunyarwenya w'umuhanga yitwa Isakari. Numwe abanyarwenya b'abavandimwe banjye, numwe abanyarwenya ba Petit Frere, numwe abanyarwenya ajya kuza nambwiye ati ngwini ibintu wabikora. Amashyi menshi, round of applause kuri Isakari. Urukundo rwacu ruragana mademoiselle kombo nari wo umvugisha ubishatse mva nawe wafashe umwanzi. Mwiriwe, nitwa Isakari Niyigena, navukiye Muhanga nkurira Musambira, nkomereza ubuzima muri Kigali mu nce zigiye zitandukanye. Ndagira ngo hari akantu nshaka ko dukora. Merci, ngwino hano, ni jyewe uyu munsi uri kuopeningishe hano. Mfite abakire babiri bose nakoreye kandi abakire baba batandukanye. Ndajya mbereka itandukaniro ry'abakire babiri. Ariko nabanza amafaranga yaragabanutse, yinda kweri yaragiye. Nakabano naze Franco, nawe ngwino. Jonathan, hano hari agacarenji nshaka ko dukorana, na agacarenji ko kubwiza abantu kuri. Aba bantu bose narabakoreye ariko bafite imyitwarire igiye itandukanye, buri umwe afite ikintu agiye atandukaniyeho n'undi. Ngenda hagarara hagati, mwe murareba imbere kugira ngo bataza kuza kuvamo kwamburwa mu kazi kamwe. Wowe urajya unsomera ikintu mbabwira umuntu ugikora kurusha undi. Ninde ukunda abakobwa? Ninde utinda kwishyura iyo wamukoreye? Jya no mu birimo kabana ariko uri mu bya Merci gusa. Vanga. Okay. Nuwe mu boss ukorera ariko ntumenye aho yarira? Ni Merci nanone ntago tuzahanarira kabisa. Ninde wize nabi? Washatse bizamo kabano. Okay. Ninde utazi igifaransa? Okay, wenda iby'igifaransa byo mutize mikoro. Ufite mikoro? Gira muza ngo wogoshe neza. Wogoshe neza. Okay, mu Kinyarwanda arabikoze. Bimubwire mu Gifaransa. Bivuge mbisubiremo. Vuga ngo dukomeze n'ikibazo cya gatatu. Okay, ninde ushobora kwiriza umunsi wose atoze? Manu uri murashyiramo ibyawe. Uri murashyiramo ibyawe. Icyo ngicyo ni ngewe cyerekeyeho. Ni icyanjye. Merci, wabyumvishe ko nanjye bijemo. Nibirenze. Okay, cyanyuma ninde wize nabi? Byose se ko byabaye umwe, ni mwigendera. Waba utazi igifaransa ukaba warize neza. Sasa rero reka twikomereze n'inkuru ya Gilbert. Twiganye n'umuhungu witwa Gilbert wagiraga ubumuga bw'agapipi. Yari afite agapipi gafite ubumuga bukabije kabisa, ku buryo hari igihe yajyaga kwihagarika kakabura bakakakuzamo kirira. Kabuze burundu. Ariko ubundi systeme zo kwihagarika ku bagabo ugera muri iri ntwari ugafungura resani. Iyo usoje gukora ibyo ukora hari ukuntu kugira ngo utiyanduza ugira nyine. Noneho Gilbert yo yaburaga ikintu azunguza agahita azunguza umutwe. Uyu munsi nshaka kubaganiriza kuri imwe muri serivisi najya nkonsoma cyane kubera imibare myinshi. Ni serivisi y'ubukerarugendo.
kuva najya Nyandungu bakanyereka igishanga nyakera nagisize y'Imusambira nahise niheba ndabigabanya twagiye gusura ingagi baratubwira ngo kwinjira ngo ku munyarwanda ngo ni 80,000 ndayireba mpita mbabwira ngo reka nawe njye kwirebera Petit Frere murakoze online niyo deal. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250, ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram twitwa Samsung 250 Rwanda. Noneho ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop, ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal. Venga,